Damn shit. Niga nta rukundo fashe nkaho ndi free time ya ruguri mahanga you know sinaba makangu ya he want me to show him kugira mbikore I can suicide myself sigiye gupfa ngo mbikore bow yeah for real yeah abantu mushaka Linda kuri Yago TV show ndashaka kubona comment nimbona comment 10 Linda muramubona kuri Yago TV show very soon niba mushaka Linda kuri Yago TV show ndashaka kubona message zanyu zivuga ngo turamukeneye kuri Yago TV show ndashaka kubona message 10 nitiboneka 10 turamuzana abakubita imirongo nizitaboneka ntabwo ari bose ubwo umwanya n'uwanyu hari nindi bitu ubuzima bagenda bazi streaming bro ufite ubuzima umaze gusora indirimbo zingahe Linda eshatu music news izindi nama featuring zimaze kuba umunyarwandakazi wibera Uganda 4 wow turamushaka nabonye message nk'eshatu we need her turamushaka nadutemo turamushaka cyane ahubwo okay mu buzima turamukeneye okay muzane umpeti okay batemo ubuzima twumve life yanje ni nk'amateka niyo story tuzibuka iteka bucurabaza ngo turateka naho VR mu mabarahonga tuba mu buzima arakigenda imisi oh my god damn relax hey I've been tripping bro okay one more time it's okay one more time yeah Linda yeah it's so good yeah we go okay ubuzima bwanyambuye bwana kurira mbishyira hasi ndarwana neri ndazi kutigeze uryama igihe n'ikingo nge nguwo umusada ubujumisumu biragora nibona ari neza ubika gushima kuko watsigira ukabihombo bibuke n'abandi bavukiye 9 life nge nyifata nka style uharara Porsche karika kwire wabaye umuswa suka tizi icyo nzi nuko turutana amahirwe ibivuze stabizi sungu icyo gusaba ngaho komera wige imana gukomeza hige gusenga burya bizana amahirwe na unakira indwara atarwaye kubudakizana n'icyo bitwaye i life yadukinye saye nugwa burya guharuka haze rwago rwishi mu mutima wanje nkovu mfite nazitewe n'uwanje na rukundo neretswe na shati natewe umugongo bishakira rare bow for real wow. Bombo you yo we got them yeah how old are you ufite imyaka ingahe niba ntacyo bitwaye kutubwira 19 ufite imyaka 18 19 yeah 19 oh my goodness umaze igihe kingana iki Uganda amezi agiye kuba abiri waturutse he amene Kigali cyangwa Nyamirambo uri cyane Kigali kavukire kuba ukira si ukwiga menshi wasanze habamo amashaba uti gusenga bizana amahirwe wow I like the lines for real hanyuma umupiki wagerageje kukorera i Kigali se cyangwa natangira i Kigali of course ubungubu ariko hano in Kampala ndi kuhakorera Kigali rero mbese gute wigeze ujya muri media wigeze ugera muri media ngo bumve impano yawe muri media nagezemo gake nagiye za The Choice even Uptrend TV shows n'uducano nyine turi aho ngaho twatundi tuba tugishakisha biraho ariko muri media nagiye hanyuma ndagira ngo tubwire hano muri Uganda waje gusura urahari bihoraho bimeze gute Uganda naje by'akazi ariko n'ubundi ubwo niho ngiye kuba ndi kuba kabisa okay ongera udukubita indi mirongo ku ngoma zawe zindi akari hafi wapanze akari hafi kabisa let's go akari hafi okay let's go ambwira go on ubwira no I tell you what you want just hold on make it simple or the delusion let's go back on she asked me who I'm not gonna tell as if you're my dad you wanna know who the fuck is that you fucking asshole day one he came my life we chill in the house I give me 6 I give her 9 wasn't love how much credible all sides like animals I swear I like your attitudes give me sex move I can't tell it was sexy and fun even nasty there was something he knows to make love
Even though we break love, shout out my ex now, who used to promise me, I can't leave, I can't believe, I can't sleep. You all lie. I can get mad for you. I'm not even ready for you. Don't make me talk too much. Don't make me talk too much. I'm gonna go on. Mubgira no. I tell you what do you want? Yeah, that's it. For real. Yeah, That's it. That's it. Yeah. yeah. Hari imiziki yawe iri For kuri real. YouTube. Yeah. For real. Witwa gute? Linda IK's sounds good. Linda IK. Yeah, for real. New sound mu Rwanda nitwe twazizanye kabisa. Mu Budage Take it kiri easy. kuri Yeah. Linda IK's Go On Ariyo featuring bita Dakota Chinese. Ubuzima Yo. Johnny Linda Keys. Oh my goodness. Chinese. YNBB Linda. Yeah, I'm that's my brother. That's my brother. Big blood. Yeah, for real. Yeah, baby. Chinese. Let's go. Chinese. Chinese. Let's go. Sample them. Ikis niko bamamagara. Eswansi niyo muri kumva ha. Gang shot ibiceri byinshi nibutuhu turasigara. Pa all the shit. Middle fit zana kwica. Suzy kwari kamaji. You know the up Chinese. Yendi bitch kunda meal. 40 bucks street seal. Dibuka tuvuye street. Fast step kwara bitch. No seats. No seats. Mama angalia. Cheza box. Yeah, for real. Bubu daje, bro. We go kill them. Yo. Hanyuma We go. ukira. Yeah. Nari ndi kuri live ndimo kubwira abanyarwanda hano mbabwira ni navuye mu Rwanda ariko hano hari impano z'abanyarwanda zinkeneye. For sure. Ndagira ngo abari bibibwirira batagira ngo hano ntihari impano bibibwire kuko Uganda niba imazemo amezi abiri hari ibyo umaze kubona. For sure. Like, okay. Abanyarwanda icyambere bari hano ni benshi bafite impano bakunda igihugu cyabo. Nuko nyine tuba turi hano like in some missions zitandukanye ariko yo we here to stay dufite oh my god ni benshi kabisa nayo maje guza n'abajeni benshi bo mu Rwanda ariko bro they need to shine and we gonna shine. Big energy. Bisaba ngo kugushininga ngo uri iwanyu n'ahandi urashininga kandi ukarepresentinga your country. Yeah, for real. Let's go. Sample them again. Let's go. Tell them like, okay. Niga nta rukundo mfashe nka undi free time ya. Nuguri mahanga you know sinaba makangu ya. You want me to show you kugira mbikore. I can suicide myself sigiye gupfa ngo mbikore. Bow. Nugumamagara there's no love that busy. Dumumara rungu wamfashe nka undi DC. Maskini irwa no gucemba nk'ipfizi. Mu Budage zagumeyo I only want peace. Uhora uvuga menshi can do not for me. All the promises there's nothing I see shall kora ifoto. When you talking to me uzatange proof call you always with me. Niga nta rukundo mfashe nka free time ya. You get fuck up me ndikumva nabi hasi. Every seni viko message nas hasi. Bra nziranye nafsi bishaka mu matwi yanjye. Can't even do something for me ndikumva naguhaza. I'll chase it myself when the need comes. Bam shit, that's it wallahi. Yeah, true story. Ibintu byose ndiriba ni true stories. For real. Okay. Ibisigaye ni kuri Yago TV show. Abantu bamaze kugukunda, abantu bamaze kugusabira ko ugomba kuboneka kuri Yago TV show. Guess what? You're going to shine. For real. You're going to shine. Mashallah, inshallah. No, you're going to shine. I'm telling you from my heart. I mean my word. You're going to shine. Amen. Worldwide. You're going to shine. Amen. You should receive. You're going to shine. Amen. You're going to shine. Like for real. You're going to shine. For real. So uyu mwana rero abaye urugero rwiza rw'abanyarwanda ngira ngo noneho bavuga bati Yago garuka i Kigali. Yeah, for sure. Uko byamera kose uyu mwana muramutse. Hari abandi rero bameze nk'uyu nguyu benshi muri iki gihugu cya Uganda. Yeah. Benshi. Hanyuma Linda, ngenda gushimiye ibisigaye. Let's talk. Turaza kuvugana inbox. Yeah. Hanyuma dupange gahunda zacu. Big energy. That's big energy. Thank you. Yeah. Appreciate. You're welcome. Yitwa Miss Rapper. Mwabyumvise.
nizere ko mwabyumvise. Izi ni impano z'abanyarwanda bro, ni impano z'abanyarwanda, n'abana b'abanyarwanda barenze bro, barenze ariko oh my goodness. Umva impano ziri Uganda z'abanyarwanda. Yago TV show ije ku bwanyu, iri hano muri Uganda kubera mwebwe, iri hano kugira ngo mugaragare. Ngewe ndashaka gufasha impano z'abanyarwanda ziri Uganda n'impano z'abagande ziri. Ndashaka ko Yago TV show iba hub. Yago TV show is going to be a home of talents. Yago TV show is a home of talents. From today, Yago TV show is a home of different talents. Muzasanga abanyakenya bari talented, musanga abagande bari talented, musanga abanyarwanda bari talented. Uyu mwana w'umukobwa muramwumvise yitwa Linda Ikeys. Mugende murebe indirimbo ze amaze gusohora. Ndabona afite channel ifite aba subscribers 557. Mugende mukore subscribe. Araza aricara kuri Yago TV show vuba cyane. N'izindi impano zose ziri hano Kampala z'abanyarwanda mukeneye kugaragara, mukeneye kumenyekana, ariko ukaburi talented. Ntabwo njya ndiringa n'umuntu uri weak utaramenya icyo ashaka. Nk'uyu mwana urabona, urumva ko aragukubita imino kumva yafashe umwanya arandika, ara flowing fresh. Niba wiyumvamo impano ugomba kugaragara kuri Yago TV show. Aho zaduhura tukabanza tukaganira off camera, mwumva ntago birakomera, mujye mwihangana. Ni nayo mpamvu uko byamera kose abajene bari hano, bagomba kugaragara. Abajene bari hano bagomba kugaragara. Umuntu witwa Kushi mwamubonye, umuntu witwa Kushi nabazaniye. Umuntu witwa Kushi yitwa Rexin Kushi. Reka ndebe Rexin Kushi niba ari hafi. Amaze ndebe niba umuntu witwa Rexin Kushi ari hafi. Hanyuma nawe aza hano tumwakire. Rexin Kushi numujene uba hano muri Uganda, yakoze umuziki big time Kigali mu Rwanda, kiragera bivamo ahita yicomokera arigendera. Rexin rero ni umunyarwanda ariko ameze nkawe izi. Rexin musharinge Rexin az musharinge live Rexin az ariko ndimo gana ku musozo. Reka mbaririmbira indirimbo ya nyuma ubundi ngane ku musozo kubera ko hari ibindi bintu ngiye kujya gukora. Hanyuma Kushi ntago abaho bro. Kushi ntago abaho. Uwase uzame amahirwe mpure nawe ngusubize nta kibazo. Uwase tuzabona rwose humura. Patrick nawe akubiste mu mavi Big Energy. Yo mu ndirimbo zose mwasabye mugiye gusaba indirimbo imwe muyihurireho abariyo ndirimba. I beg mbasabye indirimbo imwe muyihurireho abariyo ndirimba. Ubundi Rexin Kushi yaje. Musabe indirimbo imwe muyihurireho mu mbabarire rwose abariyo mbaririmbira kuko iminota irimo iranjyana sana. Kushi part 2 iraza vuba. Part 2 ya Kushi iraza vuba kabisa. Harimo abantu basabye mu mavi. Okay. Kama kubitire mu mavi, soje nayiririmbye. Kama kubitire mu mavi ubundi bize ducomoka. Gusa nakwandikiye kuva kera ngo nze nkwereke talent yanjye on guitar, na nubu birakunda ko birakunda nubu ntago bizakunda. Umura bizakunda bro, umura bizakunda kabisa. Kubita mu mavi Suwejo, erega Suwejo nayo nayiririmbye. Suwejo subunda yisubira nayiririmbye yose by the way. Ubwo mwebwe mushaka kuba mwaje nyuma abantu barimo gusaba Suwejo. So hari n'umuntu wari wasabye alright reka nyingiremo gakeya bakubite Suwejo no mu maviga kigake kimite nkomeze. Twagiye ndimbo yitwa alright hagenda yibuka abantu. Biba byarabaye byinshi, imiziki yabaye myinshi. You so pretty ma sibyo kwikina, I love you so deeply, come take my pain away. You so pretty ma sibyo kwikina. Abanze yikine manze numve nyibuke. Niko ubwire muzabibwira gute mu Kiganda? Muzabibwira ni women, ladies from Uganda ndi wanu. Sidayingande izakuvuna bro. None se sidahari umuntu ugirwara kabiri.
sidase iracyari indwara ikanganye. Reba iki kiginga kitaramenya aho isi igeze. Sidase iracyari ikibazo. Murasetsa nkabiri icyuya ma. Sida ntabwo ikiri ikibazo boro, ni wowe mbonye umuntu umwe usigaranye ikibazo cya sida mu banyarwanda bose. Bro, sida ntabwo ikiri ikibazo. Wapi mani? Mbonye umunyarwanda usigaranye ikibazo cya sida. Ni wowe muntu mbonye ushobora kuba usigaranye ikibazo cya sida. Ariko sida ni indwara mbi, muzajye muyirinda. Bajene rubyiruko. Ibyo bintu mwihaye ngo byo kugenda ngo nta jezi mwambaye, kanirira kandi kantu. Rubyiruko, sida ni mbi, sida ni indwara mbi, mujye muyirinda. Ibyo bintu mwihaye byo kugenda nta majezi mwambaye, ukajya mu kibuga ngo ugiye gukina ngo match nta jezi wambaye. Mujye mwambara jezi man. Wari wabona umukinnyi ujya gukina umupira akinira equipe nta jezi yambaye, ari equipe izwi? Hari umukinnyi wari wabona agiye gukinana Abasaba kaneke nako karimo ikimogera gake ugani wakasu gake erega ubundi mbona ashaka imyuka yo kubaririmbira. Icyangombwa ni ubuzima. Nirira imbuto, ntirira amagi. None mwebwe mwajya kuripotinga mukaripotinga ikimogi, ariko mwabaye iki? Ariko mwabaye ikibasha. Ibigande kazi ubu ngubu birubu. Byankunze. Ahubwo ndi chocolate boy. Alabwa mugaseko. Ndiye ndi chocolate boy. Ikirahure harimo inyanga. Inyanga wayigotomera mwa? Kanyanga ya Kampala urayizi, uzi ukuntu ikomeye. Nubwo ntayizi. Kanyanga wayigotomera wacana we. Rwanda industry needs you. Nange I need them. Rwanda industry needs me and I need them. Nange ndabakeneye. Hanyuma indirimbo yitwa Alright katwumve none ubu niba umuntu yashobora kuri Yago Pondate ma chérie comment tu t'appelles? Sinabona undateye neza nkawe pe. Unanite sasa na babe. Since when I met you, girl, I swear amazing me. You so pretty, ma. Sibyo kwikina. I love you so deeply. Come take my pain away. You so pretty, ma. Sibyo kwikina. I love you so deeply. Come take me far away through the storms, babe. I will never leave you. Nzitanga ngukiza umubabaro. In your joy, girl, I promise to be with you. Wishime kumanywa na nijoro. Baby, you so fine, okay. Let me call you mine, okay. Everything's alright. Baby, you so fine, okay. Let me call you mine, okay. Everything's alright. Yeah, alright. Then mumavi
Nezeza ndore icyo mbona cyo wangiza imbohe yeah. The way you got me yumva mu mitsi niyumva kimwe n'uwakubiswe nka kibadashi ubyina undora nkumva twajyana wankora nkapfa nkanishima mu bwanwa ubyina undora nkumva twajyana wankora nkapfa nkanishima gusa nunde kuranjye wenduma kandi ari wowe utuma niyumva bwuma gusa nunde kuranjye wenduma kandi ari wowe utuma niyumva bwuma yeah. Ubyina undora nkumva twajyana wankora nkapfa nkanishima mu bwanwa ubyina undora nkumva twajyana wankora nkapfa nkanishima mu bwanwa kubita mu mavi umare mu munaniro cugusa your body umare mu bushagarira ukubita mu mavi umare mu munaniro cugusa your body umare mu bushagarira oyeye nibiki umaze iminsi wazanye buri nini ntukiri misi mbambo nundora nkutakiri kwisi fata Hennessy konyaki utema agasipi numara gusinda wowe nunde kuranjye wenduma kandi ari wowe utuma niyumva bwuma wowe nunde kuranjye wenduma kandi ari wowe utuma niyumva bwuma yeah. Umuntu witwa Okama, big up on yourself Okama, big up on yourself Okama, big up on yourself Okama. Okama yakubisemo fasi ya danje muri ino ndirimbo yitwa mu mavi. Hanyuma indirimbo yitwa Suwejo, indirimbo yitwa Suwejo Young C that Kevin. Ariko uru rwana ntago ari rwana rwasabaga ama interview ko mbona ruba rwandikishwa ngo ahari nashonje. Urugwana si rwana ruba runyandikira rusaba ibintu by'ama interview. Nubwa mbere numvise neza ino song urifata ko nyagi kabum tifata ko nyagi tifata ko nyagi Kevin hari abantu bavuze ngo barashaka ngo nkorabanye na Kevin Kade ahubwo mubwiye n'iki n'ibidahari. Hari n'abandi bavuze ngo wikorane akorabona kiri mubwiye n'iki n'ibidahari. Hari abavuze ngo bashaka ko nkora n'indimo nande hari indirimbo zirari kodinze very soon indirimbo murazibona. Hanyuma Suwejo ndashaka mumbwire Suwejo namushaka first verse cyangwa second verse cyangwa mushaka chorus yonyine ko abantu basabye ariko uziko maze kumenya ko hari abajene baza hano gutukana kugira ngo tubahe attention. Aba bajene bazajya baza bagatukana mujye mubihorera murebe niba bakomeza bagatukana sibyo mujye bajye baza batukana nibaza gatuka mujye mubareka mujye mubareka baze batukane muceceke. Ubu ngubu niyo gahunda ni aba big energy mwese mubimenye mujye mubareka baze baba bashaka tubahe attention. Suwejo murashaka first verse second verse cause I'm running ndimo ndiruka sana. Here is also getting to understand. Ririmba original copy okay. Njani bazi ibibazo nkaburi ibisubizo iyo twicaranye mine ese ni gute narindiho utaraza mu mibereho yanjye ngo igire icyanga nakunze uburyo bindimo ari nabyo bikurimo twahura tukabihuza muri twa dusirino twitana nahisemo kuzajya nkwita umuvinyo wanjye kuko uransindisha urankunda nkabisinda urangomesha kandi no offense ndabi rurema yambaye original copy you wanna sa original copy nawe you wanna rikeneye original copy fire bane. Hanyuma first verse Suwejo second verse indirimbo y'ibihe bya Nyesi yitwa Rata. Hanyuma Suwejo reka mbakubite second verse ndabona ari abantu benshi ngira ngo bashaka. Nge nibuka hepfiriya mu buzima budafite formule for real bisaba kuvumilia wetulia inyenyeri ya wizaka
na 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 iwafashe ikiganza unjyana ona kwijyana undi ndibisitaza mwisishaza iwafashe ikiganza unjyana ona kwijyana unkoresha ibitangaza mwisishaza Yuma madori sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera iyo madorari mutipe wo mu cyaro uri so funny mama don't worry sinigeze nikoza nimbari ngo nkunde nkorera iyo madora ona na 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 kuko umugambi w'Imana suwejo yeah suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo suwejo I just pray for my enemy. I thank God for the energy. Takuririmba paganzara ye. Takuririmba paganzara ye. I just pray for my enemy. I thank God for the life. Takuririmba paganzara ye. Takuririmba paganzara ye. Kuko umugambi w'Imana suwejo. Suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo suwejo uko umugambi w'Imana suwejo suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo I just pray for my enemy. I thank God for the energy. Takuririmba pakansara ye. Takuririmba pakansara ye. I just pray for my enemy. I thank God for the energy. Takuririmba pakansara ye. Takuririmba pakansara ye. Kuko umugambi w'Imana suwejo uwo mugambi suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo na 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 suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo oh na 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 suwejo zakuririmba pakansara ye zakuririmba pakansara ye I just pray for my enemies. I thank God for the energy. Zakuririmba pakansara ye zakuririmba pakansara ye kuko umugambi w'Imana suwejo suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo na 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 suwejo suwejo uwo mugambi suwejo uwo mugambi w'Imana suwejo suwejo. Thank you so much. I love you. I love you. I love you. I love you, and I mean it. I love you. I love you. Nababwiye ngo mu gusoza ino live muraza kunyemerera abantu babanye nanjye kuri ino live ndashaka kubasengera ndashaka kubasabira umugisha ku Mana ndashaka kubaturaho umugisha niyo mwaba muri babiri cyangwa batatu cyangwa 10 100 200 magana ngahe umutima wanjye urashaka kubasabira umugisha ndumva ashaka kubasabira umugisha ku Mana
numa shaka kubwira Imana ngo abantu babanye nanjye hano bose Imana ibaho umugisha. Munyemerere romba sengere, ariko kandi mu mitima yanyu muzamure isengesho dusengere Jackie numvisha amajwi ye numva birambabaje sana. Jackie ngo baramuroze nkuko we abyivugira, ngo baramuroze. Abantu babaye babi. Umuntu ukora indege yanakora uburozi bwakwangiza mugenzi we. Umuntu ukora imodoka ikagenda, nkeka ko ubwenge yakoresheje akora imodoka atabura n'ubundi bwenge, nakwita ubwenge bubi bwo gukora ikintu kibi. So Jackie niwe wabyivugiye ngo yararozwe. Munyemerere abantu turi kumwe hano kuri no live, nimba ndimo gusenga mwebwe musengere Jackie. Musengere Jackie. Musengere Jackie ndetse n'abandi bantu bababaye. N'abandi bantu bose bababaye mu basengere. Abantu bose bafite anxiety iri hejuru. Abantu bananiwe, abantu babaye broke bakumva kwihangana byanze, abantu bakennye bakumva kwihangana byanze, abantu abamama bari kunda, abamama batwite, abantu barwaye bari mu bitaro. Mureke tubasengere, hanyuma ariko mwebwe mu mitima munyemerere amasengesho yanyu muherekeze kuri Jackie. Yadusabye kumusengera, tutamusengeye yabidusabye Imana yatubaraho umugayo. So munyemere tumusengere dusoza. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, igitare cy'amahanga, Mana yaremye isi n'ijuru, Mana wowe waremye umuntu ukamuha ubutware n'ubushobozi bwo gutegeka isi. Uri Mana ihambaye, wowe waremye ibihumeka byose. Nta hantu namwe twigize tubona hatubwira ko Satani yaremye. Ni wowe waremye ibihumeka byose biri ku isi. Uri Mana ihambaye, uri Mana ikomeye. Umuntu wese wabanye nanjye kuri no live musabiye umugisha mbikuye ku mutima. Musabiye umugisha mbikuye ku mutima. Wakoze kubana natwe, wakoze kuturinda, wakoze kuduha ibihe byiza, wakoze gutuma hari abantu baza bakabana natwe bakumva ibyo tuvuga. Hanyuma Mwami, aho twavuze nabo tubabarire. Turabana b'abantu twambaye umubiri, dushobora kuvuga tugacumura, dushobora gutekereza tugacumura. Utubabarire aho twaba twavuze nabi, ndetse n'umuntu wese twabanye nawe hano waba yakomerekejwe n'ibyo twavuze atubabarire. Hanyuma n'umuntu wese wagerageje kudukomeretsa hano turamubabariye, kandi nawe tumusaba imbabazi ku Mana. Umugirire neza, umuhe umugisha. Uwiteka turakwinginze nanone nkuko wemeye ko tubaho tukaba turi kuri no live, bivuze ngo hari ikindi udushakaho, hari ibyo utwifuza. Uri Mana nziza, komeza ubane natwe, komeza uturinde. Mweretse Jackie ngo umugirire neza. Yadusabye inkunga y'amasengesho, ariko Mwami turinginze cyane, turamwingingiye. Turenze abantu 2 hano, turenze abantu 10 hano. Turinginze cyane kugira ngo amasengesho yacu yumve. Jackie tumubone yakize, Jackie tumubone agenda, Jackie tumubone akomeye, kubera ko niwe wamuremye kandi uramuzi. Turamusengeye cyane, umugirire neza. Reka imyuka mibi yari yo yose ishaka ubuzima bwe itsindwe mu izina rya Yesu. Reka imyuka mibi yose yaba yifuza ubuzima bwa Jackie itsindwe mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana ikomeye. Umugambi wawe niwo tugenderaho, nubwo twebwe nk'abana b'abantu dushobora gutana tukajya mu byacu, mu bijyanye n'umubiri, mu bijyanye na kamere ndetse na karande n'ibindi bitandukanye, ariko wowe uri Imana, kubera ko n'ubundi tuzakugaruka. Ni wowe waturemye, ni wowe watumenye mbere yuko tubaho. Uyu munsi mwene muntu ashobora kukubahuka, ashobora gukora bibi, ashobora gukora ibyo wamubujije. Nawe tumusaba imbabazi. Saba imbabazi kiremwa muntu aho kiri ku isi yose, ari igikora ibyangwa n'amaso yawe. Ni ukuri nciye bugufi mu mutima wanjye kugira ngo nsabire ikiremwa muntu imbabazi. Utubabare kandi wongere utugaruke, wongere utugarure umwuka wawe mu izina rya Yesu. Wongere utwibuke, wongere utugirire neza. Reka Mwami ababyeyi bari kunda babyare neza, reka abagabo bari ku mirimo igende neza mu izina rya Yesu. Abahasla bose, abajene bose barimo kugerageza ngo ubuzima bugende neza, bahereze umugisha, shyiramo umugisha, bahuze n'abantu beza mu izina rya Yesu. Ndabasengeye cyane, sengeye urubyiruko kugira ngo urubane narwo, urugirire neza, ongera urugarukeho mu izina rya Yesu. Urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge ongera urutabare. Urubyiruko rwabaswe n'ibiyobyabwenge ongera urutabare. Urubyiruko rwabaswe n'ibintu bitandukanye bibi ongera urutabare. Ongera utugaruke, ongera utugirire neza kuko uri Imana. Komeza ubane natwe, kandi iri sengesho ndabizi ko atari iry'imfabusa. Ntabwo iri sengesho ari imfabusa, uraza kuryumva. Kandi Mwami urakoze cyane kutwumva, urakoze kubana natwe, wakoze kubana natwe kuba twatangira kugeza no magingo. Ishimwe n'icyubahiro n'ibibi byawe mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Thank you so much. Thank you so much for being with me. Thank you so much for coming on this live. Imana bampera umugisha. Abantu mwese twabanye, abantu mwese
abantu mwese muri hano ibintu murimo gusengera Imana ibisubize mu izina rya Yesu, kubera ko Imana irahambaye cyane. Nge nabonye Imana ikora ku buzima bwanjye, nabonye Imana ihindura ubuzima bwanjye, nabonye Imana inkura mu bintu bibi. So kuba rero ngewe naza nkakubwira ibyiza by'Imana, nta yindi nyungu mbishakamo, nuko nifuza ko nawe umenya Imana. Mwakoze sana, Imana ibampera umugisha. Hasta la vista, see you when you see me. Big energy, one love. Go stream Yago live too. Go listen to Dul new song alongside Mr. Kagame. Thank you.